yego ntabwo byarangiye kuko hariya kuri agace kwa Zulu Natal akomokamo na gace abantu baho bakuryamaho nka biriya bya ariko hari ubundi ni wabo wa ANC rega nka biriya bya Sonko muri Sonko akomoka muri Casamance n'abantu baba patriote bumva igihugu ari icyabo kurenza uko ari icy'abandi bo mu tundi duce niyo mpamvu buriya South Africa bakimuryamyeho bamwe uriya Jacob Zuma so rero yagiye iyoborwa n'abantu uretse ko ntabwo ari South Africa yonyine ariko urumva natangiye nkwereka uburyo ibitekerereze y'abantu babohoye ibihugu cyangwa se baharaniye independence yego twabonye abagara abantu bona bafite umutima wo gukunda igihugu uretse Magufuli mu minsi yashize waje akagenda kuri ariko mu makuru yaramaze iminsi twabonye Minisitiri w'u Rwanda ububanye n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe bitangazwa na South Africa yuko nyine mugenzi we yamutumiye kugira ngo baganire ni naho twanahereye nyine kubera umwanzuro wasohotse ku munsi w'ejo nk'umunyamakuru umuntu ubukurikirana izi nkuru ndetse yewe n'ibiganiro nabyo nuko byagiye bigenda n'uyu mwanzuro wasohotsemo iki cyemezo umunyarwanda akwiriye kugifatana buremere ki cyane cyane nk'uko twabivuze ubundi abanyarwanda benshi bisangayo bagiye nko kurahura ubwenge kwiga uretse ko South Africa ni igihugu giteye imbere muri Afrika ni igihugu muri economy giteye imbere n'ibi ngibi turi kumva bya xenophobia biriyo byo kwirukana abanyamahanga muri iyi minsi babashinja ko ngo barimo barabatwarira ngo imirimo ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse ko naho Julius Malema avuga ati niba umuntu yarashinze iduka n'umwirukana akarisenya wowe ufite ubushobozi bwo kurishinga abo yari yahayemo akazi muri iryo duka ufite ubushobozi bwo kubakoresha ubwo imirimo iriyongereye cyangwa iragabanutse n'ibyo nyine yavugaga bafite n'ikigero kiri hejuru koko cy'ubushomeri hejuru ngira ngo ya 40% muri Afrika y'Epfo iki cyemezo rero ku ruhande rw'umunyarwanda ni icyemezo kizima kuko kiramwavantage nabikomoje ko nubwo ibihugu bimwe bishobora guhagarikira abanyarwanda kujyayo no kujya gukorayo n'iki u Rwanda ntabwo rujya muri ibyo bintu na cyagiye abagande dufitanye ibibazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo icyo gihe yaravugaga ati nta muganda uzagirira ikibazo mu umuganda uri mu Rwanda natekane rwose tuze mutekane mukora imirimo yanyu aho ngaho niho u Rwanda rubera exceptionnel cyangwa rugaragaza ubudasa yego kubera ko rwo ruravuga ati nubwo twagira n'ibibazo biri politike ntabwo ari ibibazo bireba umuturage so ku ruhande rw'u Rwanda rero turatekereza ko ari intambwe nziza ku banyafrika y'Epfo ku banyarwanda bakorera ibikorwa byabo biga cyangwa baba muri Afrika y'Epfo yego ahubwo wenda ikindi umuntu yakwibaza ese imikoranire y'ibihugu byombi nishobora kugira uruhare runaka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda muri Afrika y'Epfo kuko hashobora kwinjiramo ingingo yo kuvuga ngo guhererekanya abanyabyaha ibyo byaba byageze kure ariko mu ibihugu bigira izo ntose byaba byageze turacyari hafi ngira ngo batanze umwaka ariko ibihugu mu byo biganiraho nk'iyi minsi 60 ya za Iran na Amerika nako kagingo hari igihe u Rwanda rukanagamo diplomasi y'u Rwanda ikavuga iti ariko twongeremo no guhererekanya abanyabyaha bari muri buri gihugu kandi birashoboka kubera ko dufite ingero z'ibihugu u Rwanda rwagiye rugirana nabyo amasezerano nk'ayo ngayo yo guhererekanya abanyabyaha ku buryo abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi boherezwa mu Rwanda kuburanishirizwa mu Rwanda ngira ngo abantu barabizi ibyo so ku buryo rero abo bakurikiranyweho ibyaha n'u Rwanda Afrika y'Epfo ishobora hagiyemo ako kagingo u Rwanda bashobora bamwe kwisanga i Kigali ariko ku bindi byo ni avantage ku banyarwanda cyane kubera ko abanyafrika y'Epfo ntabwo bari bahejwe mu Rwanda Afrika y'Epfo ku butegetsi bwa Jacob Zuma twahoze tuvuga nawe twavuga yuko yari amaze iminsi mike akoreye mu ngata undi wari wegujwe byagenze bite ngo yemere yuko abantu bafite umugambi mubi ku Rwanda uko Afrika y'Epfo buri yafashije n'u Rwanda mu bijyanye no kwiyubaka yego cyane nyuma 1994 cyane rwose u Rwanda ngira ngo president w'u Rwanda yaranabashimiye
yagiye no gusura Mzee Nelson Mandela. Ibyo bintu byari byiza cyane. yego Ariko nyuma Afurika y'Epfo ifata icyemezo cyo kwakira abantu bari bafite imigambi mibi ku Rwanda, bamaze gushinga imitwe terabwoba ikorera muri Congo, bakoze ibyaha binyuranye byemejwe n'inkiko. Ubwo byari bigenze bite? Iyo mpinduka muri Afurika y'Epfo yari bahite? ni kimwe na kubwiye turimo dutangira, hagiye hajyaho abayobozi hirya no hino muri Afurika bafite imyumvire n'imitekerereze yo kwirebaho no kureba inyungu bwite bakura ku gihugu, aho kureba inyungu rusange no kureba umubano rusange bashobora kugirana n'ibindi bihugu. Kuko igihugu nka Afurika y'Epfo gifite ubukungu bwubatse kuriya, ntabwo cyagomba ubundi mu myumvire yanjye kujya muri duel n'u Rwanda, ahubwo cyagombaga kwishimira gushora imari mu Rwanda, cyangwa se n'abashoramari b'abanyarwanda bakaba bakorera muri Afurika y'Epfo. Rwandair ikaba yakorerayo, South Africa Airlines n'ibihari ikaba yaza gukorera hano mu Rwanda. Ariko ujya kureba umuntu ku giti cye akiyitiranya n'igihugu, ni nacyo kibazo ngira ngo byinshi mu bihugu bya Afurika bifite kugeza ubu. Umuntu yiyitiranya n'igihugu ku buryo yumva adahari igihugu kitabaho. Rero muri izo nyungu iyo tangiye kwirebaho, nibwo usanga ibyitwaga ko byateza imbere igihugu, ibyitwaga ko byazamura bene igihugu muri rusange, ubigize ibyawe. Yego. Ariho Bibiliya yavuga ibintu bya panafricanisme, ibyo byose panafricanisme ni igitekerezo, ariko ingiro yacyo iragoye pe. Tujye tubibwizanyaho ukuri. Ingiro yacyo iragoye, ntigoye kubera ko idashoboka, igoye kubera inarijye y'umuntu ku giti cye, kwiyitiranya n'igihugu ku buryo usanga ibyo igihugu cyakagezeho ari wowe wenyine ushaka kubigeraho access. Hano mabusanga hari ibihugu bimwe na bimwe biriya bya Burkina Faso, Niger na Mali, byo byahise mu bwoko bw'imiyoborere nka buriya bwa gisirikare, ku buryo ubwira Traoré ngo urimo ngo ariko ngo urinjiza ngo abana mu gisirikare, akakubwira se ndi kwinjiza abana mu gisirikare cyawe cyangwa cy'igihugu cya Burkina Faso. Kuba umwana yajya mu gisirikare ubundi ntabwo byakabaye ari ikibazo. Ibyo byitwa ngo amategeko mpuzamahanga, ngo ngira ngo abantu barabibonye ko ari ibintu by'amagambo bitafatika bidashoboka. Kuvuga ngo uri kwinjiza abana none se ubundi hajyemo bandi, hajyemo abasaza. Hanyuma se wenda dushingiye kuri iyo miyoborere wa mugani, hari ubundi system sibyo, ariyo ANC. Yego. Ariko noneho uje akaba ari we uyoboye igihugu, yakwirebaho ni ukuvuga ngo ibyo byose ntabwo hakirimo kugenderwa kuri wa murongo mugari uhari, ahubwo harimo haragendera kuri njyewe naramutse nte ndabyumva. Biroroshye yuko byakwizerwa ko ibyo ari byo byose umwanzuro twafashe ubu ngubu nyuma y'uyu mwaka cyangwa nyuma y'imyaka 7 tuzaba ariwo tugikomeje, ukurikije uko amateka agenda agaragaza imiyoborere. Oya, birakomeye pe. Gusa mu bihugu bimwe na bimwe byateye imbere birashoboka, nubwo ubu ngubu nabonye Leta z'Ubumwe za Amerika zatangiye kuvangirwa, ariko Donald Trump yarazaga akagira tumwe ahindura muri systeme za Joe Biden. Noti byose yego, akavuga ati ngewe nka president nciye iteka iri niri ritandukanye n'iryo Barack Obama yari yaraciye. Ariko urebye nka Donald Trump kuri ubu ngubu baraza, ingingo zose Obama yaganiragaho na Iran nizo zagarutse ku meza. Kibaza ko iki gihugu ari systematique, nyine systeme ko ariyo umuntu aza kinjiramo. Byagenze bite kugira ngo Donald Trump yisanga ahantu gutyo? Kuko n'amakusanya bitekerezo aragaragaza ko Barack Obama abanyamerika bacyamwiyumvamo nka president wabagiriye neza kurenza abandi mu myaka mike yishize. No kuba na ya Obama care. Ejo afungura presidential center baramubajije ati ushobora kongera kwiyamamaza muri 28. Aravuga ati ntabwo muzi icyo amategeko avuga basha. Ariko baracyamwiyumvamo, of course. Urumva no kumubaza icyo kibazo ubwacyo bifite ikindi bisobanuye, kuko si ba president benshi ba Amerika babazwa icyo kibazo nyuma yuko bavuye ku butegetsi. Rero usanga systeme igihugu cyatangiriyemo igenda ihinduka avec le temps, uko ibihe bigenda biha ibindi bitewe na kamere karemano ya muntu. Nk'ubu ngubu Samia Suluhu iyo aza guhita fatira kuri byo Magufuli yari amaze gukorera Tanzania, Magufuli vision yari afite kuri Tanzania itandukanye niyo Mama Samia yazanye.
ngira ngo umuntu utabibona wenda n'umuntu udakurikira politiki ariko nibyo yasubiyemo hari icyo yahinduye se data babi uze kureba indirimbo yitwa Amkeni y'umuraperi muri Tanzania ivuga ngo mukanguke avuga uburyo ibyambu bya Tanzania Mama Samia Magufuli yari yabyatsa abashoramari abiha bene gihugu Magufuli yaratanze izino nzira za gari ya moshi already yaba kihari umenye n'ubwo yatangiye no kugera mu Rwanda simbizi we Magufuli yari afite vision usanga abategetsi muri Afrika uko umwe agiye wari ufite gusa nyine ntibaramba nicyo kibazo cyabo ikibazo cy'Afrika y'Epfo impamvu nagitinzeho mbaza iby'ubutegetsi uyu munsi tubona ko Mzee Thabo Mbeki yego ari mu bahuza b'u Rwanda rwemera mu bibazo u Rwanda rufitanye n'Uburasira na Kongo yego akaba rwose ubona ko n'umuntu wumva ikibazo cy'abanyekongo ariko akaba n'umuhuza u Rwanda rwemera uwo basimburanye Jacob Zuma niwe wahaye icyambere abanje kugirana ubushuti n'umuntu utaravugaga neza u Rwanda wo muri Tanzania Kikwete ariko babinyujije mu bwumvikane bwabo uko babigenje birangira uwo muntu usimbuye uwumva neza Thabo Mbeki ndi kuvuga yego ahaye inzira bavuga ubuhungiro abo barwanyaga ubuyobozi bw'u Rwanda ko binyuranye se ko bivuguruzanye Mbeki uribuka ko yagize uruhare mu masezerano na Sun City Agreement mu 2002 yahuzaga ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo urabyibuka Thabo Mbeki ari mu murongo w'aba bantu b'ibitekerezo bya kera ba Julius Nyerere atandukanye n'aba bazuma baje ejo bundi baza babona igihugu kiri set cyangwa gisetinze urumva Zuma nako Mbeki yakurikiye Mandela n'abantu kenshi usanga bari mu murongo w'ibitekerezo bimwe abantu nk'abo ngabo ngira ngo no muri Tanzania umunsi Mbeki ni umuntu uvuga ko bari abantu bo mu burasirazuba bwa Kongo n'abanyekongo yego bakwiye ko bafite uburenganzira ku gihugu cyabo abandi banyekongo babifata arabizi rwose ko n'amasezerano mvuga Sun City n'ubundi nicyo bavugaga arabizi urumva umuntu usobanura ibintu azi atandukanye n'abo baje ejo bundi baza bajya mu birombe ntabwo babizi cyangwa no kwirengagiza oya ni inyungu bwite no kwirengagiza baba babizi ariko inyungu zinyuranye havuka intambara ikaze inyungu za Mbeki mu kumva abanyekongo bo mu burasirazuba zitandukanye n'inyungu z'aba ngaba urumva impamvu ngo ko binyuranye Mbeki yari ku butegetsi kugera 2008 yego manda y'ingirago agomba kurangira 2009 avaho habura umwaka umwe imyaka ibiri kurikiyeho Zuma yaranamaze umwaka umwe kwanza ahita yakira abo bantu wagira ngo ni figures ebyiri imwe ijya ibumoso indi ijya iburyo nibyo bihuriye ntibahuye Mbeki ntashobora guhura na Zuma kuko Mbeki niba yaramaze iyo myaka yose ku butegetsi asimbuye Nelson Mandela hari ikintu na kimwe wigize skandali nimwe wigize umva mu Mbeki yaba ku rwego rwa Afrika y'Epfo ku rwego rwa Afrika no ku rwego mpuzamahanga na skandali nimwe uriya musaza yigeze yijandikamo kandi ari welcome mu bihugu byose ku isi bitandukanye n'uyu Jacob Zuma erega tuyikumo turagira ikibazo muri Afrika wenda abantu bamwe ntibabibona ariko turi kugira ikibazo cy'abategetsi bari kuri calibre nzima n'umukuru w'u Rwanda iyo arahiza abaminisitiri nk'ejo bundi arababwira ati ahubwo kubasimbuza bishobora kujya biba vuba kurenza uko kubera ko kwirebaho nawe kigarutseho ubwirasi kwirebaho murebe inyungu rusange turagira ikibazo muri nuko wenda we aba bivuga nko mu Rwanda ariko no ku rwego mpuzamahanga abantu barabibona umuntu araza nka Donald Trump agasenya ibintu byose Obama yakoze na Joe Biden yakoze yarangiza kongera akajya kubyumvikana na Iran ubwo se ubukoze biki uraje usanze Irani na Barack Obama hari amasezerano bari batangiye kugirana bari barashyizeho umukono bari baragize gute uraje gusa kubera kuri kandi Irani irakwihorera rwose ikapurika kuko ibi bireba ko ibintu urimo
ari bya bindi Barack Obama na Iran bari barasetinze. So, dufite ikibazo cy'ubwirasi bw'abategetsi hirya no hino ku isi. Ureba hari umugabo wabaga muri kiriya kirwa Madagascar. Wabonye ukuntu yagiye? Abaturage rega baba bakureba. Gajerina? Abaturage baba bakureba. Kugeza ubwo ngo bagiye kumujyana mu mategeko kumuburanisha. Ba François Bozize bo muri Centrafrica. Abaturage baba bireba. None se Afrika y'Epfo ko ari igihugu giteye imbere cyananyuze mu bihe bigoye cyane. Hari ibihugu burya muri Afrika bidafite amateka yo gukinisha. Yego. Kuki hari umwanya wabo bategetsi se birebaho? Afrika y'Epfo iracyafite ikibazo cyo kuba bamwe mu birabura n'abazungu batangana. Kandi ni amateka yayo koko nk'uko wari ubikomojeho, abantu bakwiye kubyemera. Abazungu mu bafata ibyemezo baracyarimo, ku buryo bashobora gufata ibyemezo byo kuba bagumishaho umutegetsi ariko akora mu nyungu zabo. Ngira ngo mu nteko ishinga amategeko barimo, mu myanya ya guverinoma abazungu barimo. Ntabwo wambwira uburyo kugeza ubu muri siko abantu bakunda kogagiza cyane Nelson Mandela, ariko ngiye ku giti cyanjye kimwe mu bintu yakabaye yarakoze ni ukuvana mu mitegekere ya Afrika y'Epfo abakoroni. Ntabarimo ariko ntabarimo. Yego nyine uvuga ko ntabarimo, ariko mu Rwanda ko nta bazungu bari muri guverinoma cyangwa mu nteko. Ntabwo bakoronije u Rwanda Ababiligi n'Abadage wenda. Afrika y'Epfo ntabwo igikoronije byarangiye muri 1991. Abazi ukuri n'amateka ya Afrika y'Epfo barabizi ko Afrika y'Epfo wagira ngo nabo bambura ibikingi nka kuri byo muri Zimbabwe. Ntabwo nzi uburyo wenda bo babibonye, ariko biranagendana no kuba urebye nk'uburyo Afrika y'Epfo banayikuye ahantu uri kuvuga ndakumva, kubera ko urumva ibyo kwirebaho byo nta makazi hari. Yego. Uwo turi kuvuga Jacob Zuma afite ibirego byo gukorana n'umuryango w'Abagupta. Uburyo muri za files zagiye hagaragara zimurega bavuga ko burya Abagupta aribo bashyiragaho minisitiri w'imari, w'ubucuruzi, abayobozi bakomeye n'inganda n'ibiki. Gupta yari yarafashe. Hari n'umuminisitiri Gupta yashyizeho arabyanga. Byo birazwi. Hanyuma hakaza uwamusimbuye Ramaphosa yari umunyemari. Mu by'ukuri ntabwo ushobora gutandukanya umunyemari Ramaphosa n'abandi banyemari bakomeye. Rero niyo miryango y'Abagupta ni urebye wabona ari nabonye muri Afrika y'Epfo hari abavuga yuko ari umwenzi uhindutse, ariko umuvure bengeramo inzoga n'ibya bindi. Ubwo kuki nyine Afrika y'Epfo igihugu gifite amateka arashaririye cyane aryana, kandi bagerageje kuyigobotora, igifite umwanya w'abo bantu? Nyine nibyo nari nkubwiye, haracyariyo abo bantu bakorera mu butegetsi bwayo, abantu bari mu nteko ishinga amategeko bakatukana cyane, ukabona biriya ni uburakari bw'abirabura babona basangiye ubutegetsi bwakabaye ari ubwabo bwite bakabusangira n'abazungu. Abantu bajya babona Julius Malema n'umujinya we n'iki, we buriya aba yifitemo esprit wenda, reka mbivuge muri ubwo buriya panafricanisme, nationalisme cyane. Nationalisme ye ashaka kugaragariza abantu ko nyine igihugu cyakabaye ari icyabo. Biriya Robert Mugabe yakoze bamwe barabinenga, ariko kuri nge navuga ko nyine ari ibintu byari bikwiye, kubera ko ntabwo bikwiye ko abantu bafata niba igihugu gifite wenda hegitari 1000, abantu bakiyahirira hegitari 800 batanazibyaza umusaruro. Muri Afrika y'Epfo ibyo ngibyo birahari. Nk'abantu babaye muri Afrika y'Epfo, ari umuvandimwe twakoranye wabayeyo, yarambwiye ati kira ntabwo ari igihugu. Hari quartier umwirabura atemerewe kugeramo. Hari quartier umwirabura atemerewe kugeramo kandi ari mu gihugu cye. None bari kubasohora mu bitaro bakajya baza ku ntebe z'abarwayi. Wowe uri he? Nturi umunyazimbabwe? Sohoka giwa. Anyways, u Rwanda rufite gahunda yo kubana neza, hub cyangwa igicumbi cy'ubucuruzi, ishoramari, ubukerarugendo. Ibyo rero iyo ubikora uhikaze buri muntu wese.
ariko nanone baravuga ngo ubana no ushaka ko mubana uratekereza ko Afurika y'Epfo izaguma kugira ubu bushake bw'umubano ukurikije uko n'ubuyobozi buriho muri Afurika y'Epfo? Ntabwo twabaciraho iteka, reka tubitegereze, ariko nk'uko nawe batangiye bivuga, iyo ubuyobozi muri Afurika y'Epfo buhindutse buzana ibyabwo, ariko u Rwanda rwo rukavuga ngo twiteguye kubana n'uwo ari we wese ubishaka. Reka twe kubiciraho iteka, dusigaremo hagati na hagati tuvuga ngo ni amahirwe kubara amaposa ku ngoma ye, yirebye yisubiyemo akavuga ati ntabwo byari ngombwa kubana nabi n'u Rwanda. Igihugu cyahinduye politike ya Afurika, ubwo nshatse kuvuga nicyo gihugu cya mbere cyemeye gukuraho visa ku banyafurika bose. Ibindi bihugu ngira ngo birimo biraza ubu ngubu. Kavuga ati ibyo ari byo byose, Perezida Paul Kagame ni umuntu wahinduye African Union mu bijyanye n'amavugurura yakoze. Akavuga ati u Rwanda ni igihugu ubona kuri plateau mpuzamahanga ukabona ko ibyo ari byo byose gifite ijambo, kiravuga, rikumvikana, gishobora gukora lobby. Niko muri politike bakunda kubivuga, gishobora kugukorera lobby iyo ari yo yose. Avuga ati rero ibyo ari byo byose nanjye reka nisubiremo, hari aho wenda natannye, reka ngaruke. Cyakora ntavuga turimo kureba wenda nk'ibirimo kuhaba xenophobia iriyo hakurya hariya, Jean yarabikomojeho, ubwo ni kwa kwanga abanyafurika. Urebye ubundi cyane cyane niba barimo kureba, cyane cyane ubusanga muri ayo mavideo harimo abanyazimbabwe, abanigeria n'abanyamalawi, yewe byanabakuriyemo ko ejo bundi bakina naravugaga ati ya xenophobia yanyu sasa rero muhame hamwe tuyibereke uburyo ari mbi. Yego, abanyafurika banze no gufana Afurika y'Epfo rwose. Hanyuma wenda ukurikije iyi situation iriyo, umuntu atazi ngo bizashira ryari. Mwarabonye ko babashyiriyeho ultimatum, babashyiriyeho igihe ntarengwa bagomba kuba basohotse kwa gatandatu. Yego, bagomba kuba bavuye mu gihugu, bamugani kugera naho bagenda bakinjira no mu bitaro bakajya bakureba ati ariko wowe ntabwo wowe uri umu South African, utuye hehe, sohoka. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukurikije uko bimeze, twirebere ku rwego wenda noneho rw'abashoramari b'abanyarwanda. Ni isoko bahita bakirana yombi cyangwa birasaba umushoramari? Twirebere kuri bano bashaka wenda kujya gukorera business, kujya gushaka yose imirimo, cyangwa ni ibintu bishobora kumusaba gutangira kubitekerezaho, kubigendamo gake. Muri Afurika y'Epfo ngira ngo ibyo bya xenophobia ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Abakurikira politiki ya Afurika y'Epfo barabizi ko bigira igihe runaka bikongera bikagaruka. Ariko nanone nk'umushoramari ntakwiye guterwa ubwoba nuko biriya byabaye, kuko guverinoma ya Afurika y'Epfo, ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bufite amategeko. Ngira ngo na perezida yarabivuze mu minsi yashize. Perezida wa Afurika y'Epfo yaravuze ati nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwakundi wenda ikiyemezo kimwemerera kuba muri Afurika y'Epfo. Leta niyo ifite uburenganzira bwo kugenzura, inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka nizo zifite uburenganzira nk'ubwo ngubwo. Ahangaha nubwo Afurika y'Epfo, urumva abanyarwanda ngira ngo baracyafite umwaka, ibyo byose umwaka uzajya kurangira, hari izindi ntambwe zatewe, hari n'icyagaragaye mu biryo bya xenophobia byabo barimo. Ku buryo umushoramari w'umunyarwanda ushobora kwitegura kujya gushora imari muri Afurika y'Epfo yanamenya ngo azabigenza ati ikindi bizi ko ambasade ntabwo zinongera gufungura. Ari ambasade ya South Africa mu Rwanda, ari ambasade y'u Rwanda muri South Africa, ntabwo turagira mu diplomate. Izo ntambwe zose rero zizagenda zitanga umucyo, kuko muri ambasade harimo abantu bashinzwe wenda ubucuruzi, ishoramari n'iki, no kurengera abashoramari bashoye imari muri icyo gihugu. Haba hari inzego nyinshi muri ambasade zishobora kuzagenda zijyaho zigaha noneho icyizere abashoramari. Yego. Hari igihe rero umuntu ageraho akavuga ati ariko ibihugu bya Afurika bibura iki nyine kugira ngo byubake iyo spirit cyangwa uwo mwuka wo gukorera hamwe? Wenda ntitunarebe, ahubwo naho tunarebe bibura iki kugira ngo bishyire mu ngiro ibyo biba byaganiriye byemeranije. Hera muri East Africa. namwe mwese museka. Ngaho ni mu ndebere ibihugu 7 binanirwa gushyira hamwe ibintu. Ntimubibona? Sinzi kabisa, umuntu aroza Afurika umenye tuzajya kumushakiraho
natwe tumucirira bakamuvana mu nzira kubera ko nk'ubu amategeko East Africa yashyizeho y'ubwayo ntiyubahirizwa n'ibihugu byose icyarimwe. nyine usanga kimwe kirabyemera. East Africa yirirwa ibeshya abantu. This so-called East Africa ntayibaho. Ntayibaho uretse kwirirwa babeshya muri abantu. iki cyumweru twagarutse kuba hari igihe baganiriye muri South African Community bati tworoshye imigenderanire ntibigasabe laissez-passer cyangwa pasiporo dukoresha indangamuntu, ariko ukajya kubona ukabona noneho ayo masezerano ahise ashyirwaho umukono gusa n'ibihugu bitatu. Ibyo bintu ntabwo nk'ubu Tanzania yahaye ibindi bihugu biri. Tanzania yahaye iminsi 7 ngira ngo abaturage ngo mu bihugu biyikikije badafite ibyangombwa kuva yo bakagenda, igiye kubirukana hariya cyane Kigoma. Ibikikije kandi ubwo harimo n'ibya yase bahuriye mu muryango wa yase, ubundi ugomba kujya udasabye ipasi iranganuza utwaye irangamuntu gusa. Ntabwo harimo wenda na Sadek kubera ko Tanzania ifata hombi. Uribaza abaturage just kuba umuturage ari aho ngaho bibaye ikibazo. Tanzania ifite ubwoba niba ari impungenge rero ubwoba sinzi ko nabyita kuko ifite ubutaka bugari, ifite ekonomi izamuka cyane, none ikagira impungenge yuko nihaza abandi bantu bazayitwara imirimo, bazatwara ubutaka bwabo bakabwokipa. Ese kubera baba bayifite bayirimo hanyuma bakaza bose bakayibasohoramo, mu by'ukuri imyumvire fete ni ibintu bibi, ni ibintu utakumva, ibintu byo muri Afrika ntushobora no kubisobanukirwa. Abantu ibintu babamo ntiwumva. Hari icyizere ko bizafata umurongo. Yes. Aba bantu baba bakubeshya. Ejo bundi si bwana mu Rwanda batangije African Continental Free Trade Area AFCA. Ibintu nk'ibyo n'isubu bigeze. Ibihugu byashyizeho umukono birayikurikiza. Ngo isoko rusange rya Afrika barabikurikiza. Abantu usanga bikurikizwa n'ibihugu bike cyane. Ujya guhamagara nafata igihe kare nijoro kugira ngo bibe umunsi umwe. Ego, ubundi aho nicyo kibazo, ni ikibazo kiri. Kuvuga ngo bifata igihe kingana iki? Ni intambwe. Izihe? Mbwira zingahe? Nicyo kibazo. Umuntu araje asinya ibintu. Ngiye singaye n'u Rwanda kuba rutara sinye za stati za ICC. Za Roma za ICC. Finwe biraho. None subu Trump arimo buriya ibihugu by'Iburayi byatangiye kumubona, ngira ngo murimo murabibona. Arabibwira ngo mu ntambara muri Iran bekaseti birenge bitugenda wenyine. Ariko yatangiye kubicira amarenga ko OTAN azayivamo. Bitangiye Macron atangiye kuvuga ngo ingengo y'imari y'igisirikare tuyongere. Abataliyani batangiye kwisubiramo mu gisirikare cyabo. Ubudage bwahimbye igisirikare ntacyo bwagiraga. Espagne iramubwira iti ntabwo indege zawe zifashisha ikirere cyacu ujya gutera. Hariya mu Burasirazuba turabyanze. Kandi reka dusoze. Dufata iki kuri uyu mubano wa Rwanda South Africa mu minsi iri imbere? Ya komisiyo iratangira imirimo vuba ngaha. Reka twishimire ko ni ako gatambwe gatewe. Hanyuma tubitega igihe ku bihugu bya Afrika birabana nk'uko twabibonye, ariko haza kanaka akabireba muri indi context. Haza Gentil kubera ko yumva adafitanye umubano na Tshisekedi, Gentil akavuga ati Tshisekedi nagenda. Haza Kanija akavuga ati kubera ko ndayishimiye, ati ndayishimiye. Haza Bibi kubera ko yumva atiyumvamo u Rwanda, akavuga ati ati Rwanda njye South Africa ntiyumva mu Rwanda winangaho urugero. Ati negeka South Africa ntabwo njye mbirebe ibyo bintu sibyo. Haza wenda Mugabe akavuga ati njye ntegeka Uganda ntabwo nabana na Brazzaville. Reka tubifate gutya kubera ko umubano w'ibihugu n'ibindi ugenda uhindagurika bitewe na politike mpuzamahanga n'ibigezweho ku rwego rw'isi n'imiterere karemano y'uwo muntu nuko yumva icyo gihugu n'inyungu agifitemo cyangwa afite mu bihugu bigikikije. Kuko nka Ramaphosa inyungu yari afite muri Congo zari zigiye gutuma u Rwanda na South Africa bumva imitsi. Byageze naho umukuru w'u Rwanda avuga ati nushaka no mu mitsi twajyamo. Ngira ngo murabyibuka. Nushaka twajya no mu mitsi ti worita RDF nyeshyamba nta soni. Ngira ngo uribuka ya image umukuru w'u Rwanda ukuntu yari yarakaye. Ntabwo yavuze ariko mu mitsi.
ubwo nyine mba mbishyize muri ubisobanuye anyways reka tugushimire cyane wakoze mwakoze cyane kunyakira urakoze kandi nawe gutuma tuganira kuri mubano u Rwanda na Afurika y'Epfo barimo dukurikiye mwese mugire weekend nziza.